nta hantu hashobora kukurutira iwanyu. ubu ngubu sinzi niba hari ikindi gihugu nshobora kwinjiramo ngo mbone abantu bampobera gutya. nari maze igihe ndahoberwa, ibyo mwavugaga ngo by'abagore benshi banyakiriye mu by'ukuri biranshimishije. ubu se naherukaga guhoberwa gutya ryari? reka nongere nshimire leta y'u Rwanda kuba yarampaye pasiporo undi hariya, indi yari yarangiye, ndayishimira cyane, kandi ngashimira na ambasade. Akiva mu ndege muhite mumufata mu mute muri yombi bitewe na miliyoni 11 zacu aturimo. Ndavuga Samusuri wamamaye ku izina rya Samusuri n'ubundi akaba yitwa Elisa. Amazina ye nyayo ni Elisa ariko yamamaye ku izina rya Samusuri. Mu kuva Mozambique aho yaramaze imyaka 3 aba Mozambique, avuga yuko buriya yo wambutse indege ukava iwanyu buriya uri umunyamugisha. Samusuri rero akigera hano mu Rwanda yakiriwe n'abakobwa hano ku kibuga cy'indege, bamwe bakinanaga ndetse bamwakira ari benshi cyane. Ni mu gihe abanyamakuru bahageze bamutunze kamera bamubajije nimba miliyoni 11 yarazishyuye, avuga yuko rwose yazishyuye, bamuteye impunga miliyoni 11 yagiye yibye akaba yarazishyuye. Ni mu gihe umuntu wese ugerageje kwiba amafaranga abasha gucika akajya mu bihugu byo hanze. Uyu rero Samusuri wamamaye muri filime zitandukanye. Hari filime bakinnye iramamara cyane, hari filimi ya Kanyombya, harimo nyina wa Mbogo, harimo Kanyombya, harimo Samusuri, harimo na Mukarujanga. Iyi filimi yaramamaye ku rwego rwo hejuru, ni nayo yatumye bamamara. Uyu Samusuri rero aza gucikana amafaranga y'abandi, ahita ahunga igihugu ajya mu gihugu cya Mozambique, none aratahutse. Avuga yuko nta kiruta iwabo w'umuntu. Kugaruka mu Rwanda ni ibyishimo, kandi avuga yuko atazongera gusubira Mozambique, ariko avuga yuko igihe yari amaze Mozambique nibura hari ubundi bumenyi yiyunze. Bamubaza nimba aje hano gutangira fondasiyo y'ubuzima bwe cyangwa agarutse hano kwiba akongera agasubira Mozambique. Avuga yuko agarutse hano atari ubusambo bumuze nyina, nubwo ari igisambo, uretse ko abantu bamugurije amafaranga akabura ubwishyu agahitamo kujya kuyashaka kugira ngo azagaruke abishyure. Nibwo kubana amafaranga rero akabagarutse mu Rwanda akabishyura kugira ngo atazongera kugirana umuntu nawe agira ikibazo. Anivugira yuko iwe ntago yabura umuntu umuha akazi bitewe n'izina yanditse muri sinema nyarwanda. Yongeraho yuko sinema nyarwanda itagira n'amafaranga itagabura. Reba igihe cyose bakiniye filimi kugeza izi saha cyangwa kugera ubwo yagiye Mozambique, kugera bwo umuntu yiba miliyoni 11, bavuga ko sinema yo mu Rwanda nta mafaranga igira bitewe nuko igihugu kitari monetize. Impamvu rero yibye hano mafaranga akagenda, ayo mafaranga ntago yayibye nkuko bivugwa, ahubwo amafaranga barayamugurije abura ubwishyu ahitamo kugenda. Rero aravuga ati reka ngende njye gushaka amafaranga y'abano basani, ninyabona nzongera ngaruke. Arayabonye aragarutse. Anivugira yuko hano hari abasitari benshi batamwima akazi, nago Kanyombya yamwima akazi, haruse Kanyombya ari kuki, ntago Papa Sava yamwima akazi, ba Kiboke ntago bamwima akazi. Rero nibwo yavuze yuko agiye kugaruka mu Rwanda akongera akakomeza sinema nyarwanda. Nyuma yuko Gitoko nawe agarutse mu Rwanda akavuga yuko atazongera gusubira muri Amerika, Gitoko avuga yuko agiye kugaruka agakora umuziki. Ni mu gihe yateguraga igitaramo, iki gitaramo yateguye n'abantu benshi bigize bakitabira, bivuze ngo yagarutse abanyarwanda baramwibagiwe, ariko mu gihe abanyarwanda bamukundaga atarajya mu bihugu byo hanze, ariko ageze mu Rwanda yateguye igitaramo cyitabirwa n'abantu bakenya. Iki gitaramo bagishoyemo amafaranga menshi cyane bitewe nayo bakuyemo. Bavuga yuko iki gitaramo bateguye cyabahombeje cyane cya Gitoko, ariko Gitoko avuga yuko nawe nta kiruta iwabo w'umuntu hano mu Rwanda. Niho yarerewe, niho yaririye akabisi nagahiye. Rero akaba afite indirimbo agiye gusohora mwino minsi. Gitoko reka tumwitegure, indirimbo agiye gushyira hanze izaba ari umuriro. Icyo nzi cyo uyu musore aba yateguye, ni wa musore usohora indirimbo imwe mu myaka 2, ariko iyo ndirimbo ikaza ikoma abantu. Rero reka tugaruke kuri kuri Samusuri, dore ko bose amazina yabo ajya kwitiranwa. Samusuri ni umusore wari waramamaye, ndetse aza ibitangazamakuru nk'Igihe cyangwa Urugendo TV ruza kumwamamaza. Birangira rero uyu nguyu asubiye inyuma, akaba aherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Matyazo. Ubu ngubu niho atuye Samusuri. Samusundi nako ntago turi buze kumugarukaho. Reka rero dukomeze kuri Samusuri tuba
tubanze tumumenyeho byinshi. Ese ubundi yari abayeho gute Mozambique, yakoraga iki Mozambique? Ko avuga yuko umuntu uvuye hano akajya mu bihugu byo hanze ahita atangira kumesa, gutoragura amashashi, buranga amashashi kuyatoragura ukayagurisha ngo buriya ni ibintu bigira amafaranga, dore ko n'amakarito hano iwacu mu Rwanda amaze kugira amafaranga. Nta muntu ugita ikarito hasi, ahubwo yamaze kuyikuramo ibintu arayibika, no makarito niyo agenda agasubizwa ku ruganda akongera agakorwamo andi makarito. Bivuze ngo ikintu cyose ni imari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ishashi ni imari, imyanda ni imari. Samusuri yarabayeho gute mu gihugu cya Mozambique? Ese yakoraga iki mu buzima busanzwe? Reka nze tumenye byinshi kuri we, tuze tubibabwire. Yakoraga iki Mozambique? Ese yabaga hehe? Ese yakoraga akazi ko mu rugo? Ese yareraga abana? Ntawamenya. Rega na Gasuku aherutse kuvuga yuko aho yari yaragiye ngo yitaga ku bacecuru kugeza izi saha akaba yaragarutse mu Rwanda, akazi kakaba kararangiye. Reka mbamenyere icyo Samusuri yakoraga mu gihugu cya Mozambique, ndagaruka mbabwira. Nimero bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, gerageza ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, ibahereze ishya n'ihirwe. Turabakunda cyane, Imana ibarinde. Murakoze cyane, kandi ikindi wakoze subscribe uri uw'agaciro. Ibyo tugizeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha, ndetse ndabakunda cyane. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Narindi kuvuga ku basitari batandukanye, ubwo navuze kuri Kanyombya, ariko nkavuga yuko bakinnye filimi ibonanye na Wambogo.